ingana gutya ababyeyi babishyigikiye abavandimwe n'inshuti babyitabiriye kugira ngo bashimire inkuru nziza Eliya. Burya umutima ukunda si uwa buri wese, iyo ugize umutima ukunda kandi ukabona uwakira naryo ni ishimwe rikomeye ukwiye guha Imana. Reka sabe rero urabona ko hari abiteguye kubakira hano muri uru rugo rwose. Dufite abashinzwe kwakira abanyacyubahiro bageze iwacu kandi tubakira n'ibyubahiro. Ngira ngo uwitegura kubakira afite ibimenyetso by'uko rwose amenyeye kwakira abantu. Simvuga byinshi murabirebesha amaso yanyu. Ati reka mbere ku buryo nishimiye uburyo mwakundanye, reka mbere ku buryo nishimiye uburyo uyu munsi mwatumye twese duhuriza hamwe maze imiryango igasangiza amaboko. Burya gushyingiranwa kwa babiri ni igikorwa gikomeye gituma imiryango yaguka. Ubu abo mu majyaruguru bafite amaboko iburasirazuba, ab'iburasirazuba bafite amaboko mu majyaruguru, mbese ni ishimwe rikomeye kubwa Nkurunziza ndetse na Vestine. Areka n'ubundi twese rero reka sabe waba ushinzwe wa mujyi wa Kizungu ashyireho indirimbo maze mugende mukanyigimba mwese. Urangiza amashyi ni gutya ni gutya. Sabe rero abageni bishimiye igikorwa cy'urukundo cyabo maze batambuka abantu mwese muzika amazina. Ibyishimo byanyu ntawe urwego buri munsi bishimiye ku rwego rukwiye maze mbasabe rwose. Ati ndavuga ko n'ubundi abanye kukubwira ko mukunda nawe ati burya umugore nyawe n'umenye icyo umugabo akeneye rwose. Bati twishimiye ubuzima bwacu maze masabe rero mutambuke mukomeze mwegere imbere musange ziranire zitwicara abandi bose bishima. Bati twishimiye cyane munize amashyi nyabuna. Ishimwe cyane ngira ngo agatenge rero k'uyu munsi ni ubwa mbere namubonanye kuko nagize ibyo kubana nawe akiri maze munyemerere aho mugeze muhagarare. Sabe rero urakoze wowe ushinzwe ingoma ya Kizungu. Ngiye kubasaba rero ibikorwa by'ubu ngubu uyu mwanya tugezemo abageni muraza kuntega amatwi maze tujyane. Ubu aho ugiye kubayobora niho mugiye kujya. Twishimiye kubakira muri uyu mwanya. Icyakora muranyemerera ntabwo ndibaza kubaha umwanya wo kuruhuka kuko amasaha ntabwo abitwemerera. Mugiye guhita mwerekeza rero ahantu hahagaze wa mugabo ubakiriye hano kuko n'ubundi ibikorwa by'uyu munsi ni ukutwereka uko mukwiye gufatanya, uko ubuzima bwanyu bwatangiye n'uko muzabikomeza mu rugo rwanyu. Reka nsabe rero ababagaragiyeho barebe aho bicara habagenewe kandi habakwiriye bakurikije uko babagaragiye.